Tugiye kureba agafilime keza ariko gateye ubwoba. Agafilime tugiye kureba ni agafilime keza cyane ariko gateye ubwoba. Niba uzi yuko ugira ikibazo ku mutima wawe, aka gafilime ntiwirirwe ukareba kuko karimo ikintu cy'ikikango. Ikindi kandi niba uzi ko uri kumwe n'umuntu w'umwana, mbanje kubivuga mbere yuko dukomeza kano gafilime kugira ngo utaza kugira ikibazo nyuma. Ikindi kintu kandi nakubwira ni uko ikibazo cyose uraza kugira cyangwa se igitekerezo ushaka kutugezaho uracyandika muri comment. Njyewe nitwa Gucci, ahangaha ni kuri Gucci Entertainment. Ukande subscribe niba ushaka gukomeza kubona utuvideo tumeze nk'utu ngutu cyangwa se udufilime dutandukanye kandi turimo inyigisho zigiye zitandukanye. Rero nta bintu byo gutinda, agafilime kacu k'uyu munsi reka tuhite tugatangira kandi tugatangira neza cyane twihuta. Reka nizere ko subscribe yoyo wamaze kuyikanda kugira ngo uzajye ukomeza kubona udufilime nk'utu ngutu twiza. Reka duhite tugakomeza. Agafilime kacu k'uyu munsi ni keza cyane pe, ndabasezeranije rwose. Agafilime kacu tugatangiranye ahangaha n'umwana uri mu cyumba. Uyu mwana w'umukobwa muto uri mu cyumba asa nk'uwunamye, sinzi ibyo yunamyemo. Ndabona umukobwa yunamye muri telefone asa nkaho hari umuhaye message. Umuntu wamuhaye message aramubwira ati duhurire ahangaha, amuhereza icyo bita location cyangwa se amuhereza amerekezo. Umwana w'umukobwa yakomeje kuzuminga ngo asome neza message bamuhaye, asanga iriho n'amafoto. Arangije umwana w'umukobwa yahise akurikiye location, aravuga ati okay, nta kibazo, reka nkurikire mbanze njye kureba ndebe. Harimo amasaha y'ijoro. Umwana w'umukobwa yahise asohoka mu nyubako yihuse agende akurikiye iyo location, abanza ajye kumenya impamvu umuntu amwandikiye ngo bahure by'igitaraganya. Umwana w'umukobwa yitwa Kenya. Kenya yahise asohoka agenda yihuta kugira ngo ajye kureba hanze uko bimeze. Yarasohotse, umwana w'umukobwa yakomeje gutera intambwe yegera hanze ariko bisa naho afite ubwoba kuko ni mu masaha y'ijoro. Umwana w'umukobwa afite ubwoba mu mutwe we, Kenya afite ubwoba bwinshi cyane utabasha kwiyumvisha. Yarasohotse atera intambwe yegera hanze aravuga ati nta kibazo, reka ninyuke. Yatangiye gusohoka hanze, urabona ko hanze hari mu mwijima ukabije cyane, hari ahantu koko biteye ubwoba, ku buryo nijoro koko haba hateye ubwoba. Umukobwa yarasohotse hanze muri iryo joro agenda areba kuri telefone akurikiye amerekezo bamuhaye. Araza yakomeje kugenda ariko umukobwa arimo aragenda nk'utifitiye icyizere, ubona ko afite ibintu by'ubwoba. Nakubwiye ngo ino filime irimo ibintu biteye ubwoba cyane. Niba uzi ko ugira ikibazo cy'ubwoba rwose ube wigendera ukiri gukomeza kuyireba, cyangwa se niba uzi ko bigushimisha komeza wicare ubane nanjye rwose. Nutse ukanda subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ubona udufilime nk'utu ngutu. Umwana w'umukobwa yaje hano, arangije yitegereza ahantu yamerekeza ari kumujyana, abona nta hantu hateye ubwoba cyane. Ndebera nawe, hariya hantu ari wowe umuntu akwandikiye ngo hanyure wahanyura. Umwana w'umukobwa byaramucanze, atangira kwibaza ati se ubu nkora iki koko. Umwana w'umukobwa atangira gutera intambwe aravuga ati reka nisubirire mu nzu, ndi kubona ahantu hasa nabi. Umwana w'umukobwa yafashe umwanzuro undi muntu wese yafata, nanjye uno mwanzuro yafashe niwo nafata. Witegereze neza ntihagire akantu kagucika. Umwana w'umukobwa yahise aza yinjirira mu nzu, arangije yamaze kwinjira mu nzu akata serire neza yitonze, kugira ngo kano kantu ukarebe neza nikagucike. Umwana yamaze gukata serire, arangije aza ahangaha akuramo inkweto yiyicarira yigira kuri mashini yiwe. Yigiye kuri mashini yiwe yitangira kwikandira utuntu n'utundi yirebera. Tagira ngo ukurikire filime. Kano gafilime nanjye kanteye ubwoba cyane. Reba rwa rugi yasize akase serire, nta kintu mubonye. Urugi rwatangiye kwikingura we. Urugi rwatangiye kwikingura, nanjye ndi kumva mfite ubwoba nubwo ndi kugasobanura kano gafilime. Umwana w'umukobwa yarakebutse yumva ibintu byatangiye gukomera. Arangije umwana w'umukobwa arahaguruka agenda asatira gake gake, hari mu masaha y'ijoro. Umwana yakomeje gutera intambwe gake gake yegera imbere ariko afite ubwoba bwinshi cyane. Yakomeje gutera intambwe yihagazeho yegera imbere, akomeza asatira. Araza ageze ahangaha areba ahantu hari itara, ahita acana itara vuba vuba byihuse. Arangije ageze ahangaha arahagarara areba imbere, aravuga ati se ibintu birimo birambaho ni ibiki koko, ibintu biri kumbaho ni ibiki. Yakomeje kumanuka ajya hasi, avuga ati reka ndebe hasi uko hoho bimeze. Yakomeje kumanuka muri ayo masaha y'ijoro, amanuka ajya hasi agegera mu nzu hasi ajya kureba uko bimeze. Yaraje ageze ahangaha ndagira ngo urebe ibintu yahuriyeho nabyo. N'umwana w'umukobwa nanjye yanteye agahinda gakomeye cyane. Ndebere yaraje asanga imiryango yose yari yirangaje, uyu nawe arawukinga. Imiryango yose y'inzu yari arimo yari iri kwikingura. Ageze hano ndagira ngo ukurikire filime kandi yarakebutse, sinzi ikintu yikanze. Arangije agiye kureba aritegereza, araza hakuno areba hariya hakurya, sinzi ngo hari iki, ntago barahatwereka. Aka gafilime gateye ubwoba. Kumbe ndebera ku rundi rugi avuyeho, ndebera hejuru ahantu avuye. None ahangaha hejuru kuri serire ndebera hariho umutwe w'umuntu.
nyagasani we! Umwana w'umukobwa yagize ubwoba, hariho umutwe w'umuntu umeze nk'aho ari umukobwa kandi ahamanutse none aha ngaha nta kintu kiriho. Ino filime ndumva nanjye yanteye ubwoba cyane Mana nyagasani we! Umwana w'umukobwa yarongeye acana amatara, noneho nagira ngo urebe ikintu yabonye, ndebera nyagasani ahantu avuye. Reka nkubwire ngo kandi ikindi kintu ugomba kumenya, aha ngaha ni kuri Gucci, ni kuri Gucci Entertainment, njyewe nitwa Gucci. Udufilime nk'utu ngutu ngomba kujya nuguhereza akanya ku kandi. Niba wakunze kano gafilime ntiwibagirwe kubyandika muri comment nyamuneka. Utegereze part 2 ya kabiri yayo, nisohoka nzahita nyibahereza vuba vuba, kuko nayo ndabizi neza kari hafi gusohoka ubu ngubu. Rero we twabanye kuva gatangiye, dore ubu ngubu kari gusatira ku musozo. Ngira ngo ushimire cyane ko wakarebye, Imana iguhe umugisha.